Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe. Ndabizi neza ko uri kunkurikira. Uwiteka Imana aguhereza umugisha wo kunkurikira. Ku wa mbere itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Iki ni igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe, wowe ubashe gufata umwanya ukankurikira. Wajyaga wicara ukavuga ngo Uwiteka Imana ntagakuzi, ariko twamaze gusobanukirwa neza ko Uwiteka akuzi kandi azi neza imigambi yawe n'ibyo ugerageza gukora byose. Kadusome ijambo ry'Imana. Zaburi iravuga ngo uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Iyo ni Zaburi tugiye gusoma. Nanone ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Uwiteka Imana arakuzi, ntabwo yigeze akwibagirwa, ubuzima bwawe bwose arabuzi. Zaburi nanone kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Iyo ni Zaburi 139 kuva ku murongo wa 2 kugeza wa 4. Iyo ni Zaburi tuganiyeho muri iki gitondo cy'umugisha. Reka Uwiteka Imana abane nawe kandi agushigikire, akwagurira imbago nk'uko azagurira abandi, kandi ukomeze kwizera ko Yesu Kristo ari kumwe nawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, bana n'ubwoko bwawe kandi ubihereze umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakoze. Amen.